dusoje abakurikiye Mose Max Empire. Ewan, no munsi tukaba tugiye kuganira ku nkuru imaze iminsi trend buri munsi uko tubyutse tukomeza kugenda tuyumva. Dushimira n'abakoze subscribe kuri Mose Max Empire akaba nagiye kudufasha muri iki gihe kino nkuru. Ewan, abakurikiye day to day tukaba tugiye kubana mu nkuru ziri show za danger. The Ben yeretse Bruce Melody ko akiri umwana kuri we aho The Ben yageze. Bruce Melody atarahagera. Bruce Melody ariko nawe hari ibya danger yakoze. Yego. Yarakugendeye agukubitana indirimbo na Shaggy, Shaggy wo munyamerika, nta wundi munyarwanda urabikora. Ewan, uyu mushiki wanjye turi kumwe mukaba mubona imbere ya kamera za Mose Max Empire. Ndabona ashobora kuba ari umufana wa Tiger B bya danger. Kandi na Diamond ndabizi ko na musista ujya nta musista why notice atabaho. Ujya ushobora kuba yakanga Diamond. Ayange Diamond ngenda mufana Tiger B Diamond. Yego. Umva the side yabo pe. Ewan, uri side ya Tiger B? Side zose Tiger B na Diamond. So bana. Uwa mbere ninde? Uwa mbere ni Ben. Uwa mbere ni Ben. Yego. Ubwo byumvikanisha ko umuhanzi wa mbere wemera mu gihugu cy'u Rwanda ari Ben. Tiger wanjye Humble. Yemera cyane. Yego. Diamond kuva Tanzania. Diamond nyine nanjye nkunda muzika ye ntagitwaye. Yego. Hari ukuntu nyine yigira ukuntu biri so sexy ukabikunda nyine. Yenda bikunda nabyo. Aramotiva nawe. None ikintu cya Bruce Melody gufata rutemikirera agiye gukora na video na Diamond Platinum. None muri iyi minsi ndi kubona King Lion Tiger B nari gufatana ku rutugu na Diamond Platinum baraganira uko bwije buke. Ariko ngereka mbivugaho nanone ngende Tiger B nanone nkabona ko Bruce Melody bite n'uburyo tumuzi ko yemera nkabona ari kunkweba nkabona n'undi ari kunsanga twanakorana bikanavamo nanone nawe ntari birye why not ntamwegera. Yego, tuvuge ko Tiger B afitanye imikoranire ya hafi na Diamond. Kubera ko urumva nimba Bruce Melody agiye gushaka ishusho na The Ben na Diamond aribo bari gukoranisha video, none tukaba turi kubona uwo bita Diamond na Tiger B bari kugendana mu modoka, bashobora kuba bari no kuryama hamwe mu gihugu cya Uganda. Ni show ya danger. Bashobora kuba bari kurya bimwe. Yego. Hari uburyo noneho ushaka guhana umuntu utamukozeho. Cyangwa ibintu nk'ibyo ngibyo. Neho Diamond we nanjye ari ngewe cyangwa se Ben atafata uwo Diamond ngo bakorane kandi Bruce Melody asa nk'umuntu uri kubahunga. None se reka nkwibarize nk'iki kintu sibyo? Ni kuki? Yego. Ni ikintu ndi kwibaza kuki Bruce Melody nk'umuntu uzi Tiger B. Yego. Ko mbona nta uzi ko Bruce Melody nandirimbo afitanye na Tiger B ntayo. Muri iyi minsi nayo ikoma kandi Tiger B arakunzwe mu gihugu cy'u Rwanda. No, why not Bruce Melody atabwira Tiger B ngo dukorane umuzigo? Nyeka ko Bruce Melody yumva arenze Tiger B. Weho ugereranyije abo bantu babiri, gereranya The Ben ugereranya na Bruce Melody. Yego. Umuhanzi uri kubona ushobora kuba arenze muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ngiye kuri ngiye bitewe n'uburyo nemera uwo ngupe ntacyo nta n'ikintu byabintwaye. Ben ararenze ku mafaranga arenze ntayira nyine uburyo arenzemo amafaranga ye ntayiratanamo nyine ngo ibingibi bikini bike, ariko Bruce Melody we hari n'ibye yaba nafite bitari n'ibye buriye ariko byitwa ko ari byo ariko nanone bitari ibye. Ubwo ushatse kutubwira ko ibyo ariyemera ashya agapira hasi gusa Ben we ntari birye. Ubwo ushatse kutubwira ko Bruce Melody ashobora ko ibyo kuba afite ashobora kuba yarabihawe cyangwa yarabigabiwe mo kimwe cyangwa bazaza bakanabimwaka cyane. N'ubwo buryo bwo nashaka yitware neza kuko ibyo ntago ari sawa. Se gute afata umuntu. None se
hari nk'iki ariko mu Rwanda wibuke ko Bruce Melody ari ufite Barabasi mu gihugu cy'u Rwanda kuba yifite ntabwo bimuhereza rego tugiye kureba ku bintu ku muco n'imyitwarire n'imyifatire nshobora kuba ibyo byose mbifite ariko nta ndangagaciro mfite n'iyi n'imwe yandanga ngo njyanga bamvuge neza ibyo bintu birakunda kuba nyifite nta mafaranga mfite icyo kintu kiri mu bintu byakonta ariko urebye muri make Bruce Melody yarihirinze kugira ngo agere ahagera sibyo wenda ako kantu ko kwiyemera afite uri kuvuga ntago byabura kuko uribuka ko buriya Bruce Melody yari umukozi wa Ama-G The Black ngaho reba umuntu wari umukozi nyeka ko ashobora kuba yarafuragana na boxer Ama-G The Black wenda sibyo bigisha ukuri kubyo byose yarabigezeho avunitse nta muntu utajya ku kintu avunitse yego nawe wanyu waba baragusigiye uwo mutungo waravunitse rega ni icyubaro baragize abantu bakagakunda akavuga toke njya ahangaha nakora iki ngiki yego ariko kwifata akavuga ngo kuba yarabigezeho nyine reka tuvuge ko yavunitse nta kibazo yego ariko ntabwo bimuhereza kuba yarabigezeho ngo yumve yuko agiye gupushinga abandi nyine batarabigeraho nawe yakagombye kuvuga ngo ese n'iki wenda nagira ikintu nkuri iki ngiki wenda kugira ngo n'abandi bazamuke bakareka kwirata nyine ubwo icyo ushatse kuvuga ushobora kuba ushatse kuvuga ku nkuru ya mpano wandikiye Bruce Melody kugira ngo ya mpano arebe ko yahita afata hit yahita azamuka nawe akajya kuri top nk'abandi ubwo niyo wari ukomojeho ko yandikiye Bruce Melody ko bakorana basubiramo indirimbo ya mpano Bruce Melody akamushyira hirya ushatse kuvuga ko adakunda gufasha abahanzi bari umunabe kandi uwo mvuze niwo Tiger B yahise akubita yamukubise stage ayimufasha yarayimuhaye kandi uwo ngo Bruce Melody ajya gufasha ya mpano ntabwo yigeze nyina amufasha iyo korebo yamuhatse nayo yigeze amuhereza ariko ngewe Tiger wanjye B ahita yimanukira amuhereza stage nta bintu byadanje gusa urumva ngewe uri kumbwira iki ku buryo wajya kumwumvika ngo Bruce Melody ntabwo ngewe wafibyo ngo iki ubwo udushatse kuvuga ko Tiger B hejuru cyane gufasha barumunabe imbere cyane ahubwo nandwe ne hejuru imbere cyane none ikindi uri kuvuga kiraha ari ndakubwira aka kantu sibyo urabona Tiger B na Simba ariko urumva ayo mazina ubwayo bivuge ko Bruce Melody bamutaye yahuzu ku buryo atari gukorana ya video na Diamond twumvishe nakubwiye ikintu kimeze ngo ari uguhana umuntu utamukozeho utanamuvugishije ariko ibikorwa byo bikiyerekana si byose hagaye Diamond akampamagara tujyane dufate rutema ikirere akaba atekereza ko yanamuprofitamo iyo nuzuye kolebo bakayikora sinibaza ikibazo kirimo kandi nanjye ntabwo ntekereza ko nshobora kureba umuntu ngewe ari gusa nk'uwirukanka ngewe magaze ahangaha nsunika ibiki n'ibiki ngo ndebe undi uri kunsangana ngo ngewe uya ngekigikiye Ben pe ubwo tuvuge ko niba abona ko rebo nta kintu bizabitwaye rwose hagati ya Ben and Bruce Melody no and Simba Babara uwo nguwo rwose ewa niyo ngiyo mwiteguye kuyakira byatari ngenda yiteguye bivuge ko mu gihugu cy'u Rwanda Bruce Melody bamunyujije akanyafu icyo kinyafu cyaririmbye rero agiye kwikubitisha niko kabira kazira ahubwo yaririmbye nzagukubita ikinyafu none tuvuge ko Tiger B akandi ashyiramo ngo niya hana abana nagakoresha gatoki tuvuge ko akoresha inkoni ntacyo agiye kuyikubita tuvuge ko ikinyafu yaririmbye aricyo Tiger B amucishijeho tu kuba ari kumwe na Diamond Platinum umuhanzi ukomeye muri East Africa ari kumwe na Tiger B w'umunyarwanda Bruce Melody akabakubiswa akanyafu kahatari reka tubikore nk'iteganya gihe sibyo dushobora kubona iyo video banayikoze wenda ari challenge yabo sibyo ariko twitegure ngo ashobora gukorana collabo Platinumz na Ben nyine bari kumwe akongera akavuga toke dushobora gukorana na Bruce Melody na Ben nje Ben nyine ibyo bintu bikabaho tukabiteganya ko nago tuvuze ngo tubishimangiyeho ngiye niteguye ko ibyo bintu nibibaho nkabona ko Ben ari kumwe na Platinumz it's fine nimbo none nongera nkabona ko Bruce Melody ari kumwe na Ben it's fine none so ntago tuvuze ko
Tiger B atakorana na Simba Babarawo Yego. kuko barabitweretse muri Y sibyo Yego. muri Y badukubise Y badukubita n'indi nanjye akabwira ikindi kintu ntabwo navuze ko batakorana twavuze ko nyine iyo ndirimbo ashobora kuba wenda akeneye indi view irenze cyangwa toke ngo twakoranye ngiye reka ngo dukubitanemo nabirenze ibyo ngibyo bikaba byiza kuba yatanamukoresha akavuga ati okay kuba twaye turi no kumwitify ntacyo bitwaye ariko ntabwo bivuze ngo ntabwo bakorana mu gukorana byo nabirenze yego noneho ikindi kira yabamwishyura aramwishyura banyarwandakazi abafana ba Tiger B abafana ba no ikintu gitangaje Melody yego ndakeka ashobora kuba yarafashe rutemikirere mbere ya Ben yego Kevin Kad na Chris Easy yego akajya gushaka ishusho we na Diamond Platinum none muri iyi minsi ndi kubona King Lion Tiger B ewa nari gufatana ku rutugu na Diamond Platinum baraganira uko bwije buke ewa ibya danje yakoze yego yarakugendeye agukubitana indirimbo na Shaggy Shaggy wo munyamerika nta wundi munyarwanda urabikora nyine urumva Bruce Melody waba yishaka kwishyira mu bantu bari hejuru nabo banyamerika nyine kuba natekereza ko ari umunyamerika ibyo byonyine ushaka kumuhereza igisubizo cyo kumva yuko ari bugenda agakorana nawe ariyemera ko acyumva ngo ni umunyarwanda biragoye abamo propose irenze ahubwo ubwo gukorana n'abanyarwanda kwa Bruce Melody nabo biragoye shano kuri biragoye tuvuge ko Bruce Melody atakorana ingoma na Afrique nyera nakubwiye ko byava kure bituruka kure ashaka kumupropose ukwezi kose akimupropose uburyo ingoma bayikorana ariko rebo none se iyo koraba akayemera Bruce Melody ashobora nyine kuyemera ariko byabaye birebire undi niyo nshaka kuguhamagara ngo ate se okay nta kuntu twabigenza gutya se ukaza tugakorana wowe ugahita unyemerera nkabona uranaje ariko undi mu yahita avuga ati nzabitekereza iyo nzagiye no reka mwibwira none se dufate ari nka Ama-G The Black yego wari boss wa Bruce Melody mu rugo wenda mwogereza imodoka cyangwa mutekera n'ibyo birayi ubu muri aka kanya hagati ya Ama-G The Black na Bruce Melody ninda wasaba undi collab turavuga ko nyine Ama-G The Black asaba collab Bruce Melody yego kuko twabyemera Melody asigarenza Ama-G nyine ibyo byose yagezeho no kubivunikira mugani we si byo se turanabyemera n'icyo bitwaye ariko kuba yayimuhereza akibuka ko nanone yigeze ahantu yamuvanye ibyo nabyo ni ibidinge nayimuhereza nibuka ko ahantu yamvanye akangeza ku rundi rwego nubwo even if nawe yaba yaraguye hari akantu nabonye Ama-G The Black ari kuvuga ngo ngiye ngo nahamagaye Bruce Melody ngo ndamukubitira kuri bwa bwiyemeze wavugaga tigiye nakubitiye Bruce Melody ngo nyimuhamagara ngahita mbwira ngo fata amafaranga ceceka ikibazo cyawe urumva ko Bruce Melody nasiga ano umwana mwiza atanga n'amafaranga ku muntu ari boss we bro yego nyine ku kantu basa ashyizemo akano ubu imuhe yashyizemo akavuga ati ahangaha ukuntu byagenze ahangaha gutya nyine hari uko byagenze hari nuko ngubu biri nyine aratanga amafaranga ntaribi nabyumva urabyumva yego none nko mu bahanzi nyarwanda yego tuve kwa Tiger B Diamond and Bruce Melody tubareke abo tubiyorere yego ni nkuhe munyarwanda ewantu kwaminiye kumva aragukoma akaba azagutera nayo kujya muri studio ukakubita umuzigo tukawubona Marina wanjye nanone Marina wawe aragukoma ukumva araguhaye akora mu isoko nkumva ndagagaye ahubwo ni nk'ihe ndirimbo yuzi nagatero gatoya nyine nziho akadukubitemo akavasi kako vase yiwe akunda kuvuga ngo ndivona ndagowe kudusho dufunze nge nzahera hehe ngiye Kigali ni danje kubona uguhuducwa byabingume birasaba bipam birasaba kashe z'Inyamerika birasaba business birasaba pase narahwera kuva amafasta byeri numvaga imeze nk'ifari kubu twapanga ibya danje nkataha nabaye panshi nako ngako sha no
mu gitero cyose waririmbye hari akantu kamwe numvishe. Hari akantu kuvuga ngo kubona umuntu ngo uguha ngo kashi byaba ingumi cyane. Ubwo muri make abasore bo mu Rwanda ntago barikura ngo nsunikira gutya ku mafaranga ngo hari uko nameze urasetsa. Sa kubikorera ukabivunikira. Bisaba kubikorera ukabivunikira. None nko mu Rwanda hari umuhungu ushaka kubwira umukobwa ngo wamaye ku biceri. Yego. Akabigusaba. Ku mukobwa ku muhungu. Nk'umuhungu akabwira umukobwa ngo ko nakubiswe wamaye ku biceri. Yego, hari ikintu buriya twitiranya. Umutipe yakubwiye gutyo nyine ngiye nkanjye bimbwiye. Ngiye nyafite nanone. Yego. Nayamuha. Wayamuha. Kuko sinekereza nyine ikintu kizamo ngo ansabye amafaranga. Nyine utekereza ko ari nanone ari joke. Ukavuga toke ngereka nyamuhe ukamwereka umutima mwiza. None bikaba byiza iyo umungu yagusabye uramutse umukunda ari umukobwa. Umukunda bivuge ko agusabye amafaranga wayamuha. Watuyamuha? Nge nayamuha. Yego. Nyafite nayamuha. Aha. Yego. Uyafite wayamuha? Yego. Sha uri umwana mwiza. Naye ngiye kujya nkubwira ujye yamaho. Ese turakundana? Ntago nkukunda. Oya, kuba utankunda ntago mvuze ngo nkunde. Yego. Naringize ngo nk'umutipe nkuko ufite umutima wenda wo kuvuga ngo ndamuha muhaye ku mafaranga. Yewe ndamutse mukunda ngewe Yvonne ndamutse mukunda. Akayansaba nyine we atabizi nyine akavuga toke suwaguze uyu no mudadara akabimbwira ngewe no biteye na situation mufatamo. Mwati nimero ni yihe? Yashyire kuri iyi. Ibyo ngibyo. Ugatuyamuha cyane. Amafaranga. None noneho utamukunda. Ushobora kuba utamukunda ari inshuti yawe. Nta rukundo rurimo. Ari inshuti nyine iri close nanjye kuri nge nanone. Nayamuha. Ariko ari wa muntu duhura Yvonne abite ni byiza sawa. None se nge ntago ndi inshuti. Inshuti ni Yesu nanone ariko buriya. Inshuti wese tweta turi. Inshuti nakazi. Ibyo nakazi. Inshuti ni Yesu. Inshuti ni Yesu. Ubu bivuge iyo uvuze ngo inshuti ni Yesu nta muntu uba ufite w'inshuti yawe. Kuki utamufite wenda Yesu araza akamukoreramo wenda akaza kwitwa inshuti yawe. Ubwo Yesu nankoreramo nzaba inshuti yawe. Yego. Yankoreyemo rero. Oya, kuko bivuze ntabyo ndanabona kuko uri kubivugisha umunwa nyine. Ibikorwa nibyo nshaka. Urashaka ngo mbivugishe iki rero? Ibikorwa biruta amagambo. Ibihe bikorwa rero bimukobwa mwiza. Ushobora kuza nyine ukavuga ngo okay Yvonne ameze bite nyine nta mutima mu bunyereka nibyo bikorwa mvuga. Apana kuza umbwira amagambo ngo ngende umwana mwiza. None se hari umutima mubi ndakwereka? Ntago ibyo ndabimenya. Ko twicaranye hano mu kiganiro. Ni mu kiganiro nyine nta mutima mubi wanyereka. So urumva byana bahubwo. Ngaho bwira abakurikiye Moze Max ko hari umutima mubi njya nkwereka inyuma ya kamera. Nyuma ya kamera birahinduka rega umuntu ni mugari yagutungura. Ariko ntago birahinduka. Ntago birahinduka byo. Mukomeze mwumve ko ubwana bwiza ndabukomeje hamwe no gusenga rwose Yesu yankoreyemo nkuko uno mwara bivuze kugira ngo tube inshuti. Cyane. Yankoreyemo. Yagukoreyemo ari kugukoreramo ahubwo wenda nagukoreramo. Basi byo. Andi mariko. Umurima ahubwo buwe. Noneho ngewe aranyuzuye ndamwuzuye. Muzuranye murozuzanya kera nyine mu myaka iri. Sawa, ari Kevin Kade na Chris Easy. Ubona renze ninde? Nge nkunda Kevin. Kevin? Yego. Mukondiri? No nyine ibintu bye mbona nibisazi mbabona ari ibisazi gusa nyine nkabikunda nge nkunda ibintu bimeze nk'ibisazi. Nkabona ni byiza akunda kubyira mu ndirimbo ze. Akunda nyine kubyina we ntagakoresha nyine ngabana b'abakobwa we ngarabakoresha bonyine we nyine ikintu ari bukore no kuririmba ga step we no akora no muri practice ziwe. Muri practices. Ariko Chris is nawe ari humble. Nawe nuko gusa nago yahindura nde kukunda Kevin. Yego. Ko numva bya bintu. Hari indirimbo mu minsi mike yagiye hanze bita Tsunami. Tsunami se? Tsunami irandirimbo ubundi akabaye yaragiyemo Chris Easy. Yari guhita ishwanyaguza. Ishwanyaguza none ikibiti kirimo kuntu bigira nka data ngo ati kirarenze none Chris Easy yaza kuba arimo byari show ya danje. Byari kuba ari serwakira. Gusa nyine Chris Easy yarabyanze tu. Gusa none yaza kuba arimo.
yari kudutwika none yandi manyetsi na ndayikunda yego nkundira beat yayo none amungu buryo bari kuvuga ibintu nk'ibyo okay yego yes ibiganiro day to day nakagaruka kurimo The Max Empire nkaba narindi komwe na mushiki wanjye bita Yvonne Ewan mugiye kujyamo kuba mumenyereye muri izi show za day to day kiganiro twababwira ngo iki kiganiro twababwira ko bakunda cyane kabari Yvonne tuyutse gukanda subscribe share like and comment turabakunda cyane